Icyubakiro kiba imbere mu nda. Iyo myanya ikaba igizwe n'ibi bikurikira. Icya mbere ni udusabo tw'intangangore, ni naho intangangore zikurira. Udusabo ni tubiri, kamwe iburyo akandi ibumoso bw'umura cyangwa se bwa nyababyeyi. Gakurikiraho imiyoborantanga ari two duheha cyangwa udutembo dushamikiye kuri nyababyeyi iburyo, akandi ibumoso, igenewe kwakira intangangore iyo irekuwe n'agasabo. Ni naho habera isama cyangwa fecondation mu ndimi z'amahanga cyangwa fertilization mu cyongereza. Ikindi gice ni umura cyangwa nyababyeyi, niwo mwanya imiyoborantanga ishamikiyeho, ni nawo wakira urusoro iyo habaye isama. Bivugwa ko ari naho umwana akurira, ntabwo ari ukuvuga ngo n'ibivugwa, ariko mu by'ukuri niho umwana akurira, kuko iyo isama ribereye ahandi, aho muri ya miyoborantanga twavugaga, icyo gihe umwana donc urusoro rwimukira muri nyababyeyi akaba ariho rukurira. Ni naho amaraso y'imihango aturuka iyo nta sama ryabaye. Ikindi gice ni inkondo y'umura. Inkondo y'umura mu ndimi z'amahanga ni cervix cyangwa col. Ni inkondo ya nyababyeyi, ni umuryango cyangwa irembo rya nyababyeyi rihuza inda ibyara ndetse na nyababyeyi. Iyo nkondo ifite udusoko twinshi, tuvubura ururenda mu gihe cy'uburumbuke, rworohereza intangangabo kuzamuka muri nyababyeyi zigana ku miyoborantanga.